ikaze bakunzi ba Mutima w'Urugo TV nk'uko bisanzwe kandi mumenyereye turabashuje tubifurije kugira impagarike n'ubugingo ubuzima buzira umuze kandi tubararikira gukomeza kubana natwe. Iyi ni Mutima w'Urugo TV nk'uko bisanzwe, turabasaba kandi ko mukomeza kudutera inkunga mukora subscribe, mukora like, mukora share ndetse muduha na comment aho hasi mutubwira ibyo twabagezaho, muduhugura kandi mutugira n'inama y'ibyo twakomeza kubagezaho, haba ari ibiganiro bitandukanye by'ubwenge, haba ari filime, haba ari ibyiza byose hano kuri Mutima w'Urugo muzi ko bihari. Nk'uko bisanzwe rero turi kumwe n'umutumirwa Suzanne Mubonye hano kuri kamera za Mutima w'Urugo TV, Madamu Yvette. Madamu Yvette, watangira usuhuza abateze abari kutureba hano kuri Mutima w'Urugo TV. Ndabashuje kandi ndabakunda cyane. Hano kuri Mutima w'Urugo TV ni byinshi tuba tubahishiye. Mutima w'Urugo TV ibafitiye ibiganiro byinshi kandi byiza by'ubwenge. Uyu munsi rero turi kumwe na Madamu Yvette nk'uko mumaze kubyumva, ntago yaje imbokoboko. Ndagira ngo ntangire mubaza se ni iki watuzaniye hano kuri Mutima w'Urugo TV? Murakoze. Nk'uko bisanzwe twajyaga duhura turi mu biganiro bitandukanye twungurana inama. Uyu munsi rero naje nzanye ubutumwa bw'umwihariko, ubutumwa bwagenewe abakozi n'abakoresha, by'umwihariko abakozi b'abakobwa. Murakoze kandi bakunzi ba Mutima w'Urugo TV, ndabarakira kuguma kuri screen zanyu kuko murumva ko duhishiwe byinshi muri iki kiganiro. Ngira ngo ntanatinze Madamu Yvette atugezeho ubwo butumwa bugenewe abo bakozi bo mu rugo ndetse n'abakoresha, cyane cyane yibanze ku gitsina gore. Urumva nta mukoresha w'umumama n'umukozi wenda w'umukobwa cyangwa w'igitsina gore. Ndagira ngo tumuhe akanya dutangire ikiganiro cyacu twanzike. Madamu Yvette, karibu. Turakubashye Data twese uri mu ijuru, duciye bugufi imbere yawe, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo tubabarire ibicumuro byacu, utwambure gukiranirwa, utwambike gukiranuka. Amazina yacu niyemerwa, dushima urukundo rwawe. Turi imbere y'ubwiza bwawe, tugiye kubwira ubwoko bwawe, reka tukubere mikoro wivugire. Reka tukwinginga abagiye kumva ubu butumwa ubahe kubitekerezaho no kubizirikana, kandi dusabira abatameze neza, abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye bahe kwihangana. Ikiruta byose uduhe kuzirikana ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, ubwo tuzaba mu bwami bwawe utongera kubabara, nabwo tuzashima urukundo rwawe. Bana natwe, ubane n'abari butwumve, tubisabye mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Murakoze rero, uyu munsi bazaniye ubutumwa bugira buti gukiranuka ku nshingano ni inyungu ya nyirabyo. Hano turifashisha amagambo ari mu gitabo urwandiko rwa mbere Petero yanditse, ni igice cya 2 ku murongo wa 18 hari umutwe w'amagambo uvuze ngo inshingano y'abagaragu bakiranuka. Uyu munsi tuzanye ubutumwa burebana n'abagaragu cyangwa se abo twakwita abantu bakorera abandi. By'umwihariko ubu butumwa burareba abakozi b'abakobwa ndetse n'abakoresha b'abamama. Muri kano kazi abantu bajya basuzugurika, abakoresha bagasuzugura abakozi, abantu muri rusange ugasanga ntabwo babaha agaciro bakwiriye. Ariko ndabatangariza ko muri aba agaciro gakomeye. Namwe umwami Imana yabatekerejeho, abavugaho. Imana ikibarema ntabwo yavuze ngo yazaba umukozi cyangwa se yazaba umukoresha, ahubwo umuntu wese ajya byisangamo. Niyo mpamvu Imana yo kuko yari ibizi kuva mu itangira kugerana n'uyu munsi, namwe hari ubutumwa yabashije kubagenera, ibushyira mu byanditswe byera ari byo byahumetswe nayo,
ndetse uyu munsi ikaba nanjye yarongeye kumpa ubwo butumwa kugira ngo mbubahe. Ikindi nkaba mbubaha nk'umuntu wabibayemo, nanjye wakoze ako kazi ko mu rugo, nkakabonamo ibyiza byinshi, nkakabonamo ibibi byinshi, ariko uyu munsi wa none nkaba nshima Imana ko ako kazi ko mu rugo nanjye ntakigakora, kandi nkaba nshima Imana ko ako kazi ko mu rugo nakavuyemo kandi nkagakora nkakaboneramo umugisha. Uyu munsi nkaba ndi gushima Imana. Rero dukomeje twihuse, hano umutwe w'amagambo uravuga ngo inshingano y'abagaragu bakiranuka. Umurongo wa 18 haranditswe ngo bagaragu b'imbata mugandukire ba shobuja mububashye rwose. Ni ukuri iri jambo rirakomeye, iri jambo rivuga ngo mugandukire ba shobuja mububashye rwose. Imana yaratsindagiye ibisubiramo ngo birakwiye ko tugandukira ba databuja tububashye rwose, ngo atari uko ari beza. Ntabwo ari ukuvuga ngo ugomba kugandukira shobuja kuko ari mwiza, ngo cyangwa se ari umugira neza, ngo ahubwo ngo n'ibigoryi. Ubwo yarashatse kuvugana ba bandi bakora ibitari byo gukiranuka, aravuga nabo ngo birakwiye ko abagaragu babagandukira, ngo kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa, azize umutima utunganiye Imana. Ariko se niba mwihanganira gukubitwa ibipfusi babahora icyaha, muzashimwa iki? Nimba ujya ukosa bakagukubita ukihangana, nutihanganira gukora neza, ngo uzashimwa iki? Ngo icyakora niba mukora neza akaba ari byo mubabarizwa mukabyihanganira, ibyo ni byo Imana ishima, kuko na Kirisitu yababajwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwamubonetse mu kanwa ke. Reka nsubira muri aya magambo ngo Kirisitu ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha. Hano haranditswe ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, ngo ahubwo yarababajwe aritanga, aritanga ubwe, yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Hepfo urakomeza ugasoma ukabona icyitegererezo Kirisitu yabashije kugira, ariko ijambo rikomeye hano ngo ntabwo yigeze agira uburiganya mu kanwa ke. Ubu muri iyi minsi uburiganya bwabaye bwinshi, umukozi uramutuma guhaha nkaho yahashye ibyo wamutumye, ahubwo agakataho, nyamara ayo mafaranga ni make cyane, nta kintu amaze, ahubwo icyo bizakubyarira ni ukujya muri Gihenomu. Reka nongere mvuge gatoya ku bakozi b'abahungu cyangwa se abasore. Reka mbabwire ibyo mukora, Bibiliya iravuga ngo urabikora nkakwihorera, ariko nzaguhana mbishyire imbere yawe uko bikurikirana. Urafata mushiki wawe nkaho wamukeboye, ahubwo ukamushuka, ukamwigisha kugirira nabi abo murera, ukamwigisha kutubaha abakoresha banyu, nyamara kandi ukamushuka ku munsi w'amateka mwese muzahura n'akaga gakomeye, kuko Bibiliya itubwira neza ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Reka nongere mbwire abakoresha b'abamama, uyu munsi wa none ufite impungenge, uyu munsi wa none turi mu gihe cyiruka, turi mu gihe kigenda, abantu barakora ijoro n'amanywa. Uwo mukobwa wasize mu rugo,
uwo mukobwa wasigiye umwana wawe, urasabwa kuba hafi ye, urasabwa kumuha umwanya, urasabwa kumuganiriza, urasabwa kumenya ingorane ahurira nazo mu rugo, kuko hari n'ingorane aba atarizaniye, ariko kubwo kubura umuba hafi, kubwo kubura umubyeyi umuba hafi, ugasanga yagize amakosa nawe ubwo atari yiteze. Ndabinginze mu mwanya muto dufite muri iki gihe, nimufate mu mwanya wo kuganira n'ab'urugo, umwanya wo kuganira n'abana, mumenye ingorane abana bahura nazo. Birababaje cyane kubona umwana ashobora guhura n'ingorane, wenda yakubiswe n'umukozi, wenda se yagize indi ngorane, umubyeyi akamara icyumweru, akamara ukwezi atarabasha kubimenya. Ndagira ngo mbatangarize ko mwebwe babyeyi b'abadamu, Imana iratubwiye ngo dufite inshingano ikomeye, twahawe inshingano abamarayika bagombaga gukora, kandi ngo ku munsi w'amateka ubwo izaba ihamagaye abakoze neza, ngo ababyeyi b'abamama tuzahagurukana n'abana bacu twitaba umwami, ngo abana badushimire, Imana itwongerere, ngo itwambike imyambaro yo kudapfa, maze tubashe kuramira mu bwami umwami Imana yaduteguriye. Murakoze rero mwebwe mwari mudukurikiye, amakuru nabatangarizaga n'aya ngaya, kandi ndabinginga ngo uwumvise iki kiganiro abashe kugisangiza mwene se, abashe kugisangiza umuvandimwe, kugira ngo aya makuru abashe kumenyekana hose. Murabwirwa ngo mugarukire aho ngaho, kuko ijambo nsubiramo riravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi Imana ikatubwira ngo urabikora nka kwihorera, ariko nzaguhana mbishyire imbere yawe uko bikurikirana. Reka rero ubashije kumvira ijambo akumva umutima umukomanga, apfukama abwira Imana ati, Mana ndihanye, ngarutse kuba umugaragu wawe, ngarutse kuba umugaragu wubaha shebuja, ngarutse kuba umugaragu ukorera ijisho rimureba atazi aho riri, maze ubwo umwami Imana azahamagara abagaragu, natwe tuzabashe kuzamuka mu bwami bwe. Ntabwo nasoza ntabasomeye ijambo riri hano mu rwandiko rwa mbere rwa Petero rwa Samweli, munyihanganire, ni igice cya 25. harimo umugaragu mwiza nakunze, harimo umukoresha w'umumabuja mwiza nakunze, wabashije kubona inyungu yo kuba hafi y'abayobora, kuba hafi y'abagaragu be, ndetse n'umugaragu wabashije gukiranuka ku nshingano, abasha kurokora umuryango wari ugiye kuzima. Muri icyo gice cya 25 rero cyo mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli, n'umurongo wa mbere, umutwe w'amagambo wose waho uravuga ngo ibya Nabali. Uwo Nabali yari umugabo ukomeye, yari umugabo wubashywe, wari ufite abagaragu, afite abaja. Aza kuzamo n'umugabo witwa Dawidi, nyamara Dawidi ngo yamugiriye neza, ariko Nabali arangije we amusabye ubufasha bwo kuba yafungurira abagaragu be, Nabali aramuhakanira. Amaze kumuhakanira, Dawidi biramurakaza cyane. Bimaze kumurakaza, agambirira ko agomba gutsembaho umuryango wa Nabali wose. Umugaragu wa Nabali abasha kubimenya. Amaze kubimenya, kubwo gusabana na nyirabuja, aragenda arabimubwira. Amaze kubimubwira, mabuja we agira umutima uhagaze, aribwira mu mutima ati, reka mfate amaturo, reka mpa abagaragu banjye. Ijambo riratubwira ngo yahaye abagaragu be babanza kugenda, ngo nawe aragenda, agezeyo ngo arapfukama, ngo agwa ku birenge bya Dawidi amusaba imbabazi, ngo aramubwira ngo Nabali ni kwari, amuhamiriza neza ko ibyo Nabali yakoze bo batabishyigikiye. Ariko icyo nashakaga kubabwira aho ngaho, nuko impamvu yabimenye byatewe n'umugaragu mwiza, umugaragu utari wa wundi umenya amakuru akagenda yahwihwisa muri karitsiye, umugaragu utari wa wundi umenya amakuru akagenda aseka,
ahubwo yamenye ko amakuru agenewe nyirabuja, aragenda arayamuha. Muri uko kuyamuha arokorana abari ndetse n'umuryango we. Reka dusabe Imana kugira ngo iduhe imbaraga, Imana iduhe umwuka wera uba ari we utuyobora, kuko ijambo rirambwira ngo byahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Natwe twabasha kubimenya, n'umukozi wo mu rugo yabasha kugira umwuka wera, kuko hari ibihamya byinshi bitwereka neza ko Imana idukunda kandi ko Imana itwitayeho. Impamvu ituzirikana, impamvu uyu munsi yatugeneye iri jambo, kwari ukugira ngo wowe ukora ibibi, wowe mukobwa utabasha kugirira impuhwe umwana, umenye ko uyu munsi hari aho wagarukira nawe ukabasha kwemerwa. Reka mwebwe muri gutega amatwi, reka mwebwe muri kutureba aka kanya, mubashe kongera kwisuzuma, mubashe kongera kureba ngo mbese nihe nagize intege nkeya, maze ubwo mwongera kugarukira Imana, abo bana Imana yaduhaye, uwo mugisha w'ababyeyi tubashe kuwubungabunga. Ubwo umwami azagaruka twese tuzamusanganire twishimye. Ibyo ni byo mbasabira kandi nanjye mbyisabira, Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Murakoze. Murakoze rero. Ubutumwa nari mbafitiye bw'umwihariko ni ubwo ngubwo. Imana iduhe kumva no kumvira kugira ngo tubashe kubishyira mu bikorwa. Ubwo turi muri ubu buzima butugora, buturushya, butuzunguza uko bwije n'uko bukeye, ndizera neza ko mu gihe kizaza cyangwa se none uyu munsi waba uriho, ejo ukaba utakiriho, ariko ndizera neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Murakoze. Abakunzi ba Mutima w'Urugo TV rero, mwari mudukurikiye murumva ko ikiganiro cyabaye cyiza, ubutumwa buratambutse bugenewe abakozi ndetse n'abakoresha. Twishimye cyane, njyewe hari ibyo nigiyemo ndetse namwe mudukurikiye hari ibyo mwigiyemo, ariko Madamu Yvette sinzi nimba uzadutegurira ubuhamya. Mbere ugeze gutangira tubwira ati ubuzima nawe bubayemo, ese koko nibyo? Yego, nabubayemo. Nimubishima muzantumira nzabaha ubuhamya. Waduciriyemo gakeya byibura kugira ngo dutere amatsiko bariya wenda utashobora kubiganiraho. Ese ubuzima wenda Imana ijya kuguha ubwo butumwa, wenda ishobora kuba yagutumye wenda kuko hari experience wari ufite, ndivuge gutyo wenda. Ubuzima bwo gukora mu rugo wabubonye gute wowe ubwawe? Pana ubuhamya, pana ubutumwa uri kugira abantu, ese wabubonye gute? Bugoranye gute? Noneho ni nihe nama wagira abakora cyangwa abakoresha? Ubuzima bwo gukora akazi ko mu rugo buragoye, niko navuga, buragoye. Bwarakugoye? Niwe turiho twatangiye kukwinjirira, ugomba kutubwira. Bwarakugoye? Bwarangoye kuko nge naciye muri byinshi, hari aho bwangoye, hari aho butangoye. Cyane ko ngewe nabaye mu ngo navuga nyinshi. Ukora akazi ko mu rugo? Nkora akazi ko mu rugo. Ikindi akazi ko mu rugo nagatangiye ndi muto. Nibyo byangoye. Ikintu cyangoye nuko nabaye mu ngo nyinshi, niko navuga, nkabona imico itandukanye, kuko urugo rumwe ntabwo ruba ruhuje imico n'urundi. Ikindi ni ukuba narakabayemo ndi muto ndetse nkaza no kukavamo ndi mukuru. Ubwo nagiye mbona ibintu bitandukanye, kuko iyo ukora uri muto hari ibikugora kuko uba utabishoboye no gutinda mu kazi igihe kinini. Ikindi wenda atari ukuvuga kugatindamo, iyo ugakoze nanone uri mukuru hari ibyo utabasha kwihanganira bitewe n'ikigero ugezemo, bikakugora nabyo, ariko nyamara usabwa no kubyihanganira ukabyihanganira. Nicyo navuga cyatumye bishobora kuba byarangoye, ariko sinavuga ko nta byiza nakabonyemo kuko bibamo. Hari ibyiza ndetse n'ibibi nk'uko bisanzwe muri ubu buzima. Ndumva udashaka gutabara ngo tubwire, ubwo wenda duteye amatsiko mu kiganiro gitaha ushobora kuzadusangiza ubutumwa, ariko mwaba dukurikiye murumva ko Imana ijya kuguha ubutumwa n'ubundi yabanze gucisha mu ishuri. Yego. Irabanza, ntago navuga ko
ntabwo igivuga ari ikigeragezo, ni ishuri yabanza oya kudukaranga ntabwo ari kugira ngo ikigeragezo, uyu munsi nawe ni gucishemo ishuri ubutumwa. kugira ngo twige ibyo tunyuramo byose, ni ishuri. Okay, turagushimiye rero Madamu Yvette, namwe mwari mudukurikira hano kuri Mutima w'Urugo TV. Ibiganiro ni ibihoraho kandi byiza, inama zubaka, amafilime yacu Mutima w'Urugo muyitegure mu minsi iri imbere imeze neza. Ikindi dukomeza kubasaba ni ukuba hafi mukora subscribe, mukora comment hano, mutwandikira mutusaba ibiganiro bitandukanye, mudusaba inama zitandukanye, ndetse mutugira inama ibyinshi twakora, ibyinshi twahindura. Ikindi mukore share, mugaragarize, mwereke n'abandi bakunze bari hirya no hino yuko hari ibyiza byinshi bahishwe. Ikindi kandi mukore like, mutwereke ko mwakunze ibyo dukora. Ciao rero tubashimiye, kandi nk'uko n'ubundi twatangiye ikiganiro cyacu dusenga Imana, tunishima ko tuyisaba ngo ujye komeze bane natwe. Imana ntago nkeka ahubwo yabikoze, ndabeshya. Imana yabanye natwe, niyo mpamvu rero ngira ngo tunasoze twiragiza Imana, hanyuma tubonane ubutaha. Murakoze. wabanye natwe, uri umukozi w'umuhanga, uhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Tumaze gutanga ubutumwa bwawe, turakwinginze umwuka wawe wera amanuke, kuko ijambo riratubwira ngo ni wowe uhindura, ukomanga imitima y'ababashije kukumva aho tutagenze neza, uduhindure kandi uduhe gutera intambwe tujya mbere. Umwanzi Satani we yishimira ko tuguma mu bibi, ariko kuko uri umutunzi w'imbabazi, icyatumye uyu munsi utugenera iri jambo kwari kugira ngo tugaruke kuri wowe. Reka ukomeze kubana natwe. Reka ngushimire uno mwene data wadutumiye hano kuri iyi televiziyo, nawe umuha umugisha, abakunzi b'iyi televiziyo ubaha umugisha, abadukurikiye bose ubaha umugisha, kandi ubahe kuba mu ruhande rwawe. Nugaruka tuzahurire mu bwami bwawe, ubutazongera gutandukana, ubutazongera kuba kure y'undi nk'uko bimeze uku nguku, maze